kandi ubwami bw'i Bugande bugiye guhinduka cyangwa ubutegetsi. Ibyo rwose ni ukuri kuzima hagiye kuzayobora abandi. Abariho turabashimira, n'abagiyeho Imana ibishimirwe, ariko umuyobozi n'uyoborwa buzuzanyiriza imbere y'Uwiteka. Ibyo mu bihanga amaso. Abandi bantu bagiye bambaza ni Chameleone navuze, nigeze mbabwira ko hari umuhanzi uri i Bugande nabonye urupfu rwihutirwa, ni Chameleone. Yago ni umunyarwanda, ntabwo nari kumwita umugande kandi ari umunyarwanda. Yego, ngira ngo rero ubwo nabo ndabashubije, bagiye bambaza cyane ngo ninde, ubwo ubyumvire mwaho ngaho. Rero marayika arambwira ngo agakiza i Bugande kagiye kumera, gashora imizi, gasukirwe, kavomerwe. Ivugabutumwa ry'i Bugande rigiye gufata urwego rwiza, rigiye gufata umurongo mwiza. Ivugabutumwa ry'i Bugande rigiye kugenda ubutaruhuka. Ivugabutumwa ry'u Bugande, umuriro ugiye kwaka i Bugande, umuriro ugiye kwaka mu Bugande, abarozi bazihana, bandi bazapfa, abantu bazakizwa. Ibingibi Pentekote yagiyeyo bikayicanga, ibingibi abapasiteri bagezeho bamwe bakanywa inzoga, bandi bakateshuka mu inshingano zari zabajyanye. I Bugande hagiye kwaguka, Bugande hagiye kubira, Bugande hagiye kwera. Marayika agiye i Bugande akorereyo umurimo, yigiriyeyo n'ikipe ye. Hari ikipe y'abamarayika igiye kumanukira igihugu cy'u Bugande, yikorera ibikorwa muri iki gihugu. Donc ujye uvuga uti iyi ni Imana. Akaba wa muririmbyi yavuze ngo nimumvugire uti Imana, mumvugire uti Imana. Nawe nkurikiye rwose umvugire uti Imana. Mu ijambo rimwe n'irindi rero, mu Bugande mugiye kweza. Bugande bugira ubutaka bwiza, ngira ngo Bugande n'u Burundi, donc na Tanzania igice kimwe, mugira ubutaka bwiza. Iri vu rero rigiye kwera, imigezi yera, ibiyaga byera. Mugiye kuba abantu b'indashyikirwa. Mugiye kubona mu muhanda disipurine, mu mapikipiki disipurine, mu mamodoka disipurine. Ahantu aho ariho hose hazaba protokole, kuko igihugu cy'u Bugande marayika nawe akijemo. Ngira ngo mu buryo bumwe n'ubundi nasobanuriramo umuntu uduteze amatwi, ndetse turi no kubisengera habeho ko twabona ubushobozi bwo guhemba umuntu wajya adufasha mu Gifaransa, mu Giswahili no mu Cyongereza. Mu gihe kidatinze ari Imana izaduha ubwo bushobozi, abantu mukajya mwumva ubutumwa mu rurimi rurenze rumwe. Ni umugisha mu bisengere. Imana izaduha umugisha w'abaterankunga cyangwa w'umuterankunga. Haleluya. Imire wowe ugiye gukurikirana ubutumwa Uwiteka yampaye ku gihugu cy'u Bugande. Ubugande tubuzi nk'igihugu gifite amafaranga ari hasi, ariko marayika ushinzwe kuzamura ifaranga ry'igihugu. Mu Bugande mwitegure kwakira ifaranga rifite agaciro. Ubugande bugirayo abantu benshi b'Abanyarwanda bajya gukorerayo, bukagira abantu benshi b'Abarundi bakunda gukorerayo. Ngira ngo abantu bajyaga bajyayo, harimo n'indirimbo bagiye bahimba ngo namburiwe mbarara, canya agatara ku manywa ya Rukamba, nguko uko nagiye i Bugande. Ngarutse kuri ubu butumwa rero bwihutirwa. Nababwiye ko mfite ubutumwa nyuma yo kujya sengera ibihugu, marayika mpaye ubutumwa bwo muri ibi bihugu. Ubu tugeze Uganda, Kampala, Tebi. Ubwo Bugande bwose, umuntu witwa ko ari umugande, umudiaspora mu bihugu bashoboye kujya gukorera i Bugande cyangwa kubayo, turagushimiye kubana natwe. Ibi bintu niba ufite ikaramu ubyandike, niba ufite agatelefone ubirikodinge. Ni ubuhanuzi butabora budasaza, ni ijambo ry'Uwiteka ritavangiye, kandi Imana iba yaduhaye umugisha wo kugira ngo turibagezeho. Marayika avugana nanjye arambwira ngo ifaranga ry'u Bugande rihaye umugisha, rigiye kuzazamuka. Ariko anyereka ikibazo, arambwira ngo mu Bugande ubutegetsi bugiye guhinduka.
kandi bugiye guhinduka. Marayika avugana nanjye arambwira ngo abasenga musenge cyane cyane. Perezida nyakubahwa Yoweri Museveni, Satani ari kumuhigisha uburwayi, kandi ngira ngo nta nyungu irimo, ahubwo ni igihombo. Ababayo mwarariye, abandi muranywa. Opozisiyo rero ye mwihangane, muri politike bibaho, ariko Imana yo nta opozisiyo igira. Ari opozisiyo nabayo, ari abayoboye nabayo. Nuko gusa yivuga ngo iyi myaka ngo nimureka aba batware namwe nzaba. Ubwo ariko ikabikora sirasiye nanone, itagiye ibabwira ngo uyu mwaka n'uyu nkuko twe tubikora. Donc rero mbona marayika ambwira ngo Museveni agiye guhura n'ikigeragezo cy'uburwayi, ariko umwuka Imana arambwira ngo ntangaza amasengesho yo gusengera Ubugande, by'umwihariko uhereye kuri perezida kugeza ku muturage uri hasi wa nyuma. Hama mwuka w'Imana arambwira ngo i Bugande hagiye kuza iterambere cyane, ritangirire ku muturage uri hasi rigere ku muturage uri hejuru. Munyemerere, ubu n'ubutumwa bwiza butagatifu, mbanze senge, noneho nawe usengane natwe, ubu muragwa umwe wo kuzabona ibyiza muri Afurika Imana yasezeraniye Afurika, by'umwihariko tukaba turi mu gihugu cy'abaturanyi bawe cyangwa bacu muri Uganda. Ndagushimiye Mwami Yesu, uri Arufa, uri Omega, uri itangiriro ndetse uri n'imperuka. Ni wowe waremye ibihugu, ushyiraho n'abami n'abaperezida babigenga cyangwa babiyobora. Uyu munsi wa none wagaragaje ko hari indwara izanwe na Satani ku buzima bw'umubyeyi w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Yoweri. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndakwinginze ibuye ryagaragaye ntiryica isuka, turamwizereye aho turi hano, kandi n'abadukurikiye nabo baramwizereye. Ngira ngo mu izina rya Yesu Kristo, uri muganga w'abaganga, wowe urinda n'ibitaraba ntibibe, kandi utabara aho rukomeye n'aho rudakomeye, nta kizaba utatubwiye. Ngaho rero uhagarare natwe muri uyu mwanya mu butumwa waduhaye, uteze amatwi ab'umugabane n'umuragwa, kandi biremwe nonaha mu izina ry'uwatubambye akaducungura. Amen. Nkiraho hari umuririmbyi umwe nabonye marayika aririmba muri kantike, ndavuga muri kantike mu rurimi rw'ikinyarwanda. Nigeze mbona na perezida avuga mu rurimi rw'ikinyarwanda n'igiswahili n'ikigande n'icyongereza. Ngira ngo Uganda ikoresha izo ndimi. Ngefite umukiza ujya uvugira ku Mana, n'inshuti idahana si nk'izo mu isi, iteka arandinda akankingira n'ibyago, icyampa akaba umukiza wawe. Njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe niko nkusabira. Ntabwo nyirangiza, ni umuririmbyi wa 74. Nubikenera nawe Imana iguhe kuyiririmba iyo ndirimbo. Nusacinga muri Play Store, Google iraguha iyi ndirimbo, cyangwa iguhe kantike yose. Mu by'ukuri rero Yesu Kristo nashimwe. Harimo abantu badukurikiye bemera ubuhanuzi, ababupinga, ababwanga, ariko ikiriho kigomba kuvugwa, ariko nanone kivugwe mu mahoro no mu mutekano no muri discipline. Ntabwo turi kubibabwira tubibatsindagira, ntituri kubabwira tubatera ubwoba, ntituri kubivuga kugira ngo mutwemere cyangwa mubyemere. Umuntu aratera imbuto, nyirazo n'umwe, nuzisarura n'undi. Haleluya. Ariko bose n'umwe, ni Data n'Umwana n'Umwuka wera. Ubugande hagiye kuzaboneka umutekano, nibyo hagiye kuzaboneka umutekano, kandi ngira ngo urwego rw'amahoro rw'Ibugande rushinzwe amahoro, reka mvuge marayika ushinzwe amahoro mu gihugu cy'Ubugande, abazaniye amahoro.
dayimoni wa ruswa mu Buganda azapfa. Mu Bugande harimo abantu b'abarozi, ingoma yabo nayo shitani yabakoresheje igihe kirekire, ariko ubu ingoma yabo igiye gusenyuka. Ngira ngo ubura kunkurikira, cyangwa se uje ari ubwa mbere cyangwa uje ari ubwa nyuma simbizi, cyangwa se turanasanganwe, ngo uhaye ikazi y'Imbabazi TV gatatu, kandi tugushimira gukora subscribe. Ubugande bugiye gutera imbere, buzagira abakorone babiri, buzaba muri communiste bube na capitaliste, byose icyarimwe. Ubugande ni igihugu kigiye kugendwa, kigira imihanda nyamihanda, kigire icyo nakita ibinyabiziga bifite ubuzima, cyangwa se bitari mu kajagari. Ubugande mwabonaga mu bintu by'akajagari, ngira ngo icyo kintu mugiye kubona icyo kintu Uwiteka agikuyeho. Abagande mugiye kunywa amata mwiyongeza ayandi. Yego, Abagande mugiye kubona rwose mwonka iberi nakita ry'Umwami Yesu. Nimwitegure, ubwo abantu babi Bugande, uzashaka gutaha azataha, ushaka kuba yazabayo. Ariko Ibugande nabonye igice ari umweru n'ubururu, mbona inyanja iratuje, nta guhorera kurimo. Mbona mu gihugu cy'Ubugande mareka mbwira ngo nge n'ikipe tugiye muri iki gihugu kwikorera umurimo no kwikorera akazi. Wowe rero ukurikiye ubu butumwa, bikubera umugisha, bikubera ubugingo, bikubera agakiza, bikubera isezerano. Izina ry'Imana n'Umwami Yesu rihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ngira ngo nanone tugira umuhezagiro wo guhezagira abantu bakurikira ibiganiro byacu. Reka cishemo ya minota 2 tubasabira umugisha. Uradukurikiye mu buryo bw'uko ushyigikiye ivugabutumwa ko rigera kure. Mu kwezi kwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane, ni ukwezi kwagoye abantu kubafata mu izosi. Amadeni aniga abantu, indwara ziniga abantu, kugumirwa no kuzingwa biniga abantu. Mbese ibigeragezo bifata abantu matekwa, ibindi bifata abantu ishingu, ibindi birabakindagura. Ijoro ribabera ijoro, amanywa babera amanywa. Ariko Yesu wanesheje isi n'umubiri na Satani. Mu izina ry'Umunyanazareti, ikigeragezo ufite, uwo musozi nushinguka imbere yawe mu izina rya Yesu. Ndatangaje kwa jina la Yesu Kristo w'i Nazareti, twatuye ijambo ry'Imana ryakuye umwana wa Yayiro mu rupfu, ryazuye Lazaro, ryahaye umushinemukazi umwana w'umuhungu mu izina rya Yesu. Rifite ubutwari n'ubushobozi ku kintu icyo ari cyo cyose. Erekeza umutima w'ahantu uri kugeragerezwa, erekeza umutima w'ahantu ufite intambara, erekeza umutima ahantu ufite agahinda, erekeza umutima wawe ahantu ufite umubabaro, mu izina ry'uwatubambe wakaducungura. Ntangaje ishobora byose, isumba byose, ni gukubitira uwo muzimu, ni kurimburira iyo shitani, ni kumenere uwo mudayimoni mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe akatubambirwa kandi akaducungura. Icyubahiro ni icy'Imana. By'umwihariko unteze amatwi uri Bugande, unteze amatwi uri muri Kenya, mu izina rya Yesu Kristo, kuko nibyo bihugu bibiri buno kamera y'Imana iri kunyerekamo. Ndatangaza amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo. Ariko siwe gusa, aho dukurikiye hose uherereye, tugusabiye itsinzi iva muri Kristo Yesu. Akagabo gahimba kandi katarasa. Nibyo Yesu Kristo 27 muri Matayo, kiriya gice cyose uyigisomye uhereye nko ku murongo wa 13, niho havuga ngo nuko umwami yari afite akamenyero ko umwaka utashye ngo yababohereraga imbohe imwe bashakaga, ngo bakayibamba bakayifiringaho bakora umunsi mukuru. Ibaza abantu bakoraga umunsi mukuru bajombye imisumari mu muntu bamubambye,
bamwambitse ubusa, bamukojeje isoni, ngo bakaba ariho barya, bakaba ariho barongora abagore babo, bakaba ariho bo banezerwa. Mu izina rya Yesu Kristo ntabwo uzakorwa n'isoni, Uwiteka niko avugana nawe. Umva iryo jwi mu mutima wawe. Mu izina rya Yesu Kristo ntabwo Imana izakurekurira mu maboko y'abanzi bawe. Onodi Jezi turabirwanyije iteka ryose. Yesu Kristo ntabwo yabyemera. Bazi ko bazakumvisha, babigize akamenyero, bazi ko bari bukumvisha umunsi mukuru, bazi ko bazajya mu birori mu nkera, ngo ubabaye, ngo ubambwe, urira, ubogoza. Onodi Jezi nta cyuba kwa jina la Yesu Kristo. Dutangaje amahoro y'uwakubambiwe. Nuko ngo bategereza Yesu ko yagira ikintu yireguza mu bintu byinshi yarezwe, ngo babura ijambo na rimwe yakireguza mu byo yaregwaga byose. Ngo umwami aratangara. Nibwo bwa mbere yari yakiriye umuntu bashinjije ibyaha birenze urugero, ngo birangira nta na kimwe we yireguje, ngo arabihorera araceceka. Nawe hari ibintu byinshi bakurega, hari ibintu byinshi ushinzwe, hari ibintu byinshi bakuvugaho, ariko mu izina rya Yesu Kristo nibiteshwa agaciro, uzukane na Kristo mu buzima bwawe. Zuka, ufiringa ubuzima bwo kuzuka, ufiringa ubuzima bw'amahoro, ufiringa ubuzima bw'umunezero. Onodi Jezi wababaranye na Kristo urihakanwa cyangwa nawe urihakana. Petero yihakanye Yesu, tugeze iyo umwana arira nyina ntiyumve, ariko ikigeragezo nikikure kure mu izina rya Yesu, ikigeragezo nikikuveho mu izina rya Yesu. Onodi Jezi ntabwo intambara zizabura, ariko humeka. Bibiliya iravuga ngo Yobu we ageragejwe cyane, ngo noneho tanga ingwate. Natwe turatangaje Imana itanga ingwate mu izina rya Yesu Kristo. Hama ubohorwe kandi ubohoke, ube muzima iteka ryose. Haleluya, haleluya. Izina ry'Uhoraho umwami wacu Yesu Kristo rishyirwe hejuru cyane. Imana iguha umugisha wowe ubana natwe uyu mwanya ucaho mu biganiro byacu byose. Narindi ku Bugande. Kimwe, ubuyobozi bushya. Kabiri, umugisha mu kirere, ku butaka no mu mazi. Gatatu, kwirukana uburwayi mu rugo rw'umuperezida ntibukahagere mu izina rya Yesu. Kandi yababereye umugisha, ngira ngo benshi murabizi. Yego, ntawe ushimwa na bose, ariko yababereye umugisha. Hama rero ndagushimiye wowe udukurikiye. Imana iguha umugisha, udusengere natwe tugusengere, usengere igihugu, ibihugu. Imana izabiguhembera. Rero mugire umunsi mwiza, amahoro y'Imana abane namwe none n'iteka ryose. Amen. Ciao ciao, shalom shalom.